Ikibazo cya mbere, amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. A. Metero 100. B. Metero 75. C. Metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha turagendana nawe wandika ahantu ubundi uhitemo igisubizo, nyuma ndakwereka igisubizo cya nyacyo. Hano noneho igisubizo ni ikihe? Igisubizo ni B, metero 75. Next, ku kibazo gikurikira ni ikibazo cya kabiri. Igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Aho urabona igisubizo ari ikihe noneho? Hano igisubizo ni A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Turakomeje n'ikibazo gikurikira, ni ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu barakubaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse A. Iyo bireba feri y'urugendo. B. Iyo kurekurana ari iby'akanya gato. C. Iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Hano turajyana n'ubundi uhitamo igisubizo, nyuma nkwereka igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo ni D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya kane. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu minsi 5. B. Mu minsi 8. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turagendana aho uri kwandika ubundi uhitemo igisubizo. Hano igisubizo ni B, mu minsi 8. Next, ni ikibazo cya gatanu. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni A. Kilometero 50. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urahitamo kimwe muri ibi bine baguhaye ubundi turebe. Hano igisubizo ni A, kilometero 50. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya gatandatu. Nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomwa nibura mu ntera ikurikira: A. Metero 150. B. Metero 50. C. Metero 200. D. Metero 10. No. C. Metero 20. D. Metero 10. Hano urahitamo ikihe noneho? Hano igisubizo ni C, metero 20. Next, ni ikibazo cya karindwi. Barakwereka ishusho hari ugomba kwitegereza neza, bakakubaza ngo ndi ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda? A. Oya. B. Yego, nshobora gukata iburyo. C. Yego, nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D. Yego, nshobora gukata ibumoso gusa. Hano urahitamo ikihe noneho witegereje neza iyo shusho baguhaye? Hano igisubizo ni A, oya. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 8 mu bibazo byacu 20 dufite tugomba gusubiza.
ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? A. Igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. B. Igihe gusa ari ngombwa kuburira igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. D. Keretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urahitamo ikihe noneho? Twagiye. Hano igisubizo ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Turakomeza n'ikibazo gikurikira, ni ikibazo cya 9. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. A. Ubururu, umweru n'umukara. B. Umukara, umweru n'umuhondo. C. Icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urahitamo iki noneho ahangaha? Hano igisubizo ni A. Ubururu, umweru n'umukara. Turakomeza ntabwo dutinda. Ikibazo gikurikira ni icya 10. Iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe, ni A. Kilometero 20 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 35 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Yego, hano turarebera hamwe igisubizo ubundi ture ko duhuza. Hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Next ni ikibazo cya 11 nicyo gikurikira. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa: A. Mu masangano. B. Mu bimenyetso bimurika. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Gitegereze neza ibyo baguhaye. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 12. Bakweretse icyapa bakakubaza ngo iki cyapa kivuga: A. Iherezo ryo gutambuka mbere. B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo rero urabona ari ikihe? Ngaho reka tujyane muri ibi bine baguhaye, urahitamo iki gisubizo. Hano igisubizo ni C. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Turakomeza n'ikibazo gikurikira ni icya 13. Ibinyabiziga byerekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni ikihe rero? Hano igisubizo ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Turakomeza n'ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 14. Umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? A. Uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo. B. Mu gice cy'umuhanda yumva ashaka. C. Mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso. D. Ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Hano urahitamo ikihe rero? Hano igisubizo ni C. Mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso.
next. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 15. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha a. ibitegetswe byihariye gusa, b. ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye, c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urahitamo ikihe wowe? Reka turebere hamwe. Hano igisubizo ni b. ubugerure cyangwa uburengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Next ni ikibazo gikurikira nicyo cya 16. Iyo tumuriswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: a. metero 100, b. metero 150, c. metero 200, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aho uri kwandika tujyane. Hano igisubizo ni ikihe rero? Igisubizo ni b. metero 150. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 17. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: a. uburenga toni 1, b. uburenga toni 2, c. uburenga toni 24, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo ari ikihe? Hano igisubizo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18: iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni a. kilometero 60 mu isaha, b. kilometero 40 mu isaha, c. kilometero 25 mu isaha, d. kilometero 20 mu isaha. Hano igisubizo urabona ari ikihe? Ngaho hitamo tujyane. Hano igisubizo ni a. kilometero 60 mu isaha. Turakomeza n'ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 19. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje w'ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango cyangwa se ibimenyetso by'amatara akurikira: a. umweru n'umukara, b. umweru n'umutuku, c. umweru n'umuhondo, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo urahitamo ikihe wowe? Reka turebe. Igisubizo hano ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turakomeza n'ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma ubundi tugafunga. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoruki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku mirongo yabyo yose, n'utudodo n'ubudodo bwabyo ntibugira ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibigire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: a. ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye, b. ibinyabiziga bya polisi bijya hatarenga kilometero 25 uvuye aho biba, c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha urahitamo n'ubundi nuko tugendane. Hano igisubizo ni ikihe? Igisubizo ni a. ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Turakomeza n'ubundi n'ibindi bibazo ariko mu yindi video ikurikira. Iyi ngiyo dusoreza ahangaha urakanda gusoza ikizamini nk'ibisanzwe ubundi urebe amanota wagize. Birumvikana uhita ubibona byose uko byakabaye ukimara gusoza ikizamini. Bakwereka ibisubizo wagiye utanga, niba ari byo bakakwereka n'ibindi bisubizo wagombaga gutanga niba wari wakishe. Amanota uhita uyabona uko yakabaye. Niba twagendanye ubwo wabonye amanota wagize uraza kuyandika hasi muri comment ubundi
tuzahura ubutaha mu yindi video. Twitwa Kosikosi.